Nongeye kubaha ikaze kuri ya YouTube channel y'Abanyarwanda ariyo Rwagasabo News, ikomeza kugenda ibagezaho amakuru ari kugenda acaracara cyangwa se atredinga hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Nk'uko mubireba cyangwa se nk'uko mwabibonye kuri content ya video, muri uyu munsi wa none tuje kugaruka ku mpamvu Amavubi inshuro nyinshi akina n'ayandi ma ekipe yaba adatsinda. Ese impamvu wowe iyo ureba ubona impamvu yo gutsindwa kw'Amavubi cyangwa se yo kunganya inshuro nyinshi kw'ikipe yacu y'igihugu y'Amavubi ari iyihe? Twaje rero kuganira na benshi dusesengura amakuru agiye atandukanye agenda avugwa hirya no hino. Nk'uko muri kureba kuri ino foto yacu iri hano imbere muri screen, hano murimo murabonaho udufresh tubiri, hariho abagabo batatu, harimo udufresh tubiri. Aba bagabo rero twaje gusesengura amakuru agiye atandukanye, dusanga ngo aba bagabo nibo bashobora kuba bari gutuma ikipe yacu y'Amavubi idatsinda. Impamvu yabiteye y'ibyo byombi, ngo impamvu ikipe yacu y'Amavubi idatsinda, abo bagabo bombi uko ari babiri ubareba ngo bambara amakariso cyangwa se imyenda y'imbere idoze muri supanet. Ibyo bintu bikaba ari byo bimagira ikipe yacu y'igihugu Amavubi, bikaba byo bituma ikipe yacu idatsinda. Ese koko byaba ari byo nk'uko abantu bagiye babitangaza bagiye batandukanye, cyangwa se ni bya bihuha by'abafana ba ekipe b'ama ekipe yandi, cyangwa se ni urundi rwango rwaba rubyihishe inyuma? Twaje rero kuganira n'umwe muri aba batatu bombi muri kureba, adusobanurira ko icyo kintu cyavuzwe, atubwira ko ibyo rwose atari ukuri, ntaho bihuriye n'ukuri guhari, ahubwo ubwo ari urubwa. Ibyo ari ibintu ngo bisanzwe bikorwa n'abafana b'abandi ma ekipe cyangwa se bafite ahandi hantu babogamiye. Akaba ariyo mpamvu bahisemo kubasebya nyine, bavuga ko ngo bambara amakariso cyangwa se imyenda y'imbere idoze muri supanet. Bikaba ari byo ngo bishobora kuba bitera ekipe yacu y'igihugu Amavubi kudatsinda cyangwa se kunganya inshuro nyinshi kuruta gutsinda. Twaje rero kuganira n'abavugizi ba ekipe, badusobanurira ko ibyo bintu rwose ari ibintu bidafite aho bishingiye, ari amakuru ari aho ngaho adafatika, ari amakuru y'ibihuha ari aho. Ubwo tukaba twahisemo rero kwibariza ba nyir'ubwite bityo babivugaho. Baravuga uti twebwe gukunda ekipe cyangwa se urukundo dufitiye ekipe, ibyo batuvugaho byose ntabwo byatuma tuva kuri ekipe yacu y'igihugu Amavubi. Ubwo rero ati ushobora kuba udakunda ekipe ndetse n'abayifana, nyine ubwo icyo gihe ntabwo wabakunda, ariko bakagira bati nubwo utakunda ekipe ntukunde n'abayifana, ariko ntubatere urubwa cyangwa se ngo basebye. Ugakunda ikipe ukunze, ntugire uwo utera ibuye kuko nawe ntawe uri gutera, cyangwa se ntugire uwo utererana amagambo nawe kubera ko nawe ntawe gutererana amagambo aharira nawe. Buri muntu wese nyine akamenya ekipe akunda ndetse anafana, akagumana nayo ntacyo bitwaye, ntawe abangamiye, nawe akamuha amahoro nyine na ekipe ye yifanira ku giti cye ntamubangamire. Bityo nyine kikaba aricyo kintu abo bafana basabye abandi bagenzi babo b'andi ma ekipe, bakirinda kujya baterana amagambo. Buri muntu nyine ikipe afana n'umutima we agakomeza akayifana, kuko buri muntu wese agira amarangamutima ye, kandi nta n'umuntu mu buzima ujya ubura aho abogamira. Ibyo rero iyo nama tukaba twumvise rwose iyo nama ari inyamibwa ntacyo itwaye. Bityo rero muntu wakoze subscribe turagushimira cyane, turagusabira ishya n'ihirwe, turagusabira kubyara ahungu n'akobwa, turagusabira gutunga ugatunganirwa mu isi ya rurema, ndetse Nyagasani agakomeza kugutiza n'ubuzima buzima, bityo ukabaho ukaramba, ugatunganirwa, ugatunga amafaranga ndetse n'ibindi wifuza. Nawe muntu utarakora subscribe, igihe ni iki rwose, kandi subscribe niyo nkunga yawe rwose. Ufate n'umwanya ugiye udukurikira kugira ngo ujye ubasha kumva amakuru tubagezaho agiye atandukanye, yaba y'imyidagaduro ndetse na showbiz ndetse n'ibindi byinshi. Ibyo kujya mubikurikirana kuri Rwagasabo News, kuri YouTube channel yacu ukanda subscribe, ndetse no kuri TikTok nayo ni Rwagasabo News, uka kudufollowinga, bityo dukomeze duhanahane amakuru ari kugenda anyuranyuranamo mu gihugu cyacu imbere
ndetse n'inyuma yacyo turabakunda cyane, hasta la vista.